Nongeye kubaha ikaze kuri channel yanjye, hari hashize iminsi ndagarutse. Kera ngikurira mu Rwanda twakoreshaga ijambo cy'abakobwa, cy'abahungu, ntabwo nzi niba murikoresha ubu ngubu, ariko akenshi mu muco wacu w'Abanyarwanda mbona dutandukanye nk'abandi b'Abanyafurika, kuko nakuriye no muri Congo. Eh, wenda muri kamere yanjye ndi umuntu ukunda gutekereza no gushaka kumenya indi imico y'ahandi hose ku isi. Uyu munsi rero turaganira nyine ku bintu bimeze nk'aho bisa gutyo, ku buryo nyuma y'iyi video nk'uko bisanzwe washa nawe kuba wagira icyo umenya utari uzi, ko namwe wifuza kuza hano numva gutembera isi cyanuranye ni ukubongeraho ubumenyi cyangwa tukaganira, cy'abakobwa cy'abahungu. Ariko reka mbabaze uyu muntu reka mbivuge gutyo, muhuye mu muhanda uko nari mwiza, ba bahungu bakunda gutereta gusa ntabwo wamubwira uti niko cyangwa n'abakobwa namwe nimumbwire muhuye n'uyu muntu ni mwiza pe. Uyu rero Chini nuko yitwa, ni umu lady boy, arabivuga, ari kuri social media cyane. Muri Thailand aba lady boy ni abantu bavukana igitsina gabo, ariko gender yabo bakumva ko ni abakobwa, bakanafata hormone, imiti kugira ngo babashe kuba bagira isura cyane y'abagore. Ariko hano dukoresha ijambo transgender. Aba lady boy bo bagumana igitsina gabo cyabo, ntabwo bajya abenshi ntabwo ngo bahindura bagende ngo bibaze bigende mukurikire rero, biracyaza. Impamvu ngira ngo tubiganireho nuko umuco wacu w'Abanyafurika igihe tubona nk'aba bantu tukumva ko ntabwo wenda ibintu byabo barimo ni byiza, cyangwa wenda yuko bayobye, cyangwa wenda yuko ari amakosa ahambaye. Ariko njye nagomba ngira ngo dushinje abantu. Njye numva ko buri muntu agomba kubaho ubuzima bwe nk'uko abwumva, nuko se bavuga ko ari umutinganyi se? Oya, nabyo birimo kuza turabigeraho. Lady boy babaho muri Thai, ariko ikintu mugomba kumva nuko ntabwo ari ibintu bishyashya. Muri Thailand babita katui. Se katui ni ukuvuga cy'abakobwa se cyangwa cy'abakobwa? Wenda mwambwira muri comment. Ese twebwe aya magambo yavuye he, yakomotse he kwita umuntu cy'abahungu cyangwa cy'abakobwa? Igitangaje rero muri ibi ngibi nuko Chini, uyu umu lady boy cyangwa katui nkuko bita muri Thailand, afite umukunzi aho mbereke. I'm straight, I'm dating Ladyboy, and I don't think I'm gay. I'm attracted to Chini. She looks like a woman. She's very beautiful. She's very feminine. How does it make me gay? How about That's a good question. I feel like in 2025, there are two types of women. There is woman with a and woman with a same skin? and it's the same t-shirt. It's just different form of the same thing. Woman different level. She's definitely a woman to me, and that's how I see her. It's part of you, and I love you, and I mean, love like- every part of you. And you know what? You don't need to answer anyone. People just curious because they're jealous. Umukunzi we ati yewe ndi straight, ntabwo ndi umutinganyi. Straight nyine ni umuntu igitsina gabo ufite gender, kuko hano turabitandukanya, kuko niba waravukanye igitsina gabo cyangwa igitsina gore, ariko gender icyo wiyumvamo hari igihe bitandukana. So straight, ariko akavuga ko gusohokana na Chini ntabwo bimugira umugay cyangwa umutinganyi. Kuko bavuga ati uyu no turi kumwe ni umukobwa,
nubwo adafite igitsina gore. Mwacyarimo kunkurikira? Wenga ntabwo byabayobeye. Ibi rero bikaba byabaye ikiganiro, tukaba bamwe baba bikurikira mu isi gihambaye kuri social media bati no, kuko umuntu muri kumwe nubwo umukobwa nyine nubwo yumva ko ari umukobwa ariko aracyafite igikoresho cy'abagabo, therefore uri umutinganyi. Niko kino kiganiro ko numva kitoroshye. Simwege murabyumva gute? Ngewe uko mbibona, amahitamo hano cyane dubita transgender, right? Wenda mu byo arimo kuvuga ubitekerejeho wabona ko ntabwo ari kure yabyo, ntabwo ari kure yabyo, kuko nkuko naberetse video gitangira nawe wavuga uti ya uyu ni umukobwa, kugeza igihe nyine akweretse yuko afite igikoresho cy'abagabo. Aho ngaho niho wenda byahindura isura ukavuga uti okay, nimumbaza uko baryamana. N'ababizi bubivuge muri comment, nuko YouTube wenda yafunga ino video ntimubimbaze, okay, mugende mubishake uko babigenza, ariko ubwo ndabizi murabyumva, ntabwo muri abana abenshi bankurikira, nize ko namwe mwabitekerezaho mukabyumva. Yaranabisobanuye, hari handi hantu yanabisobanuye, nanjye ni ikintu namenye kera. Hari ijambo bakoresha top na bottom, nyine mu bishire top, nuko nyine babitandukanya. Not judging, kudahita ubona bino bintu mu bundi buryo, kuko muri Thailand naho ni abantu bari spiritual cyane, right? Ntabwo ari igihugu, barizera, ntabwo ari igihugu nyine kiri aho ngaho gusa, ni abantu bafite umuco wo kwizera, donc Buddhism irimo cyane nyine, ntabwo ari gusenga nka nyine abakristu, ariko aba Buddhism ni ibintu bihambaye cyane. Aba Lady Boy, abakaturi babo batangiye muri 14th century, 14 century mu Kinyarwanda, nzi ukuntu mwabivuga, umva ko byahozeho kera, ntabwo ari ibintu by'ubungubu. Nanjye kintu ngira ngo wenda munamenye nuko akenshi twumvishije abatinganyi cyangwa nk'ari bishyashya, ko njye numva oya, ibintu byahozeho na mbere yacu gutyo, umva ko 14th century ni kera cyane, byahozeho muri society yabo. Wenda benshi ntabwo wenda twabyumva cyangwa wenda twabyakira neza, ariko nagira ngo iyo ngingo nanjye nyibagezeho, kuko uko tuvuga mu Cyongereza it's very interesting, right? Iyo perspective uko we abibona, uyu mugabo ufite uno mu copine, uno mu girlfriend, umu Lady Boy. Nimumbwire icyo mubitekereza muri comments, tuzongera ubutaha.